energy ngabo rero bamanutse bajya gushaka Black Tea mukaru barabanza kamukaru oya ariko twe tunywa kamukaru umuntu umubwiye Black Tea bamanutse rero bajya gushaka icyayi ubundi nyuma y'icyayi bahita bajya gushaka itabi nibyo rero ni abasore babiri uyu ni wa muhanda bamaze gukoresha mu kanya byumvikane ko bagiye gusoza barawuzi barimo bamanuka bajya gusoza ni kilometero mbarwa zisigaye abanyayitere basigaye ndabona hariyo undi munyayitere basigaye akati korosi ivi niryo rikati korosi narababwiye ngo ikorosi Eritrea kayishemo uyu mwaka abanyayitere arimo baragorwa kuzamuka uyu ninde ninde uyu ni araya biranze ndabona undi byakomeranye hano n'umusore w'ikipe ya nguwo mugisha mayo jaune yasigaye zomemerande ndabona hari abakinnyi bandi bagiye bari imbere hari na breakaway mayo jaune nabwiye ko dutangiye ko ntabwo uyu mukinnyi wa mayo jaune yari yayitije uko mayo jaune ya Mateo niba bigiye mu kureba umurideri w'ikipe yaki mu gihe rero uvuga mayo jaune yitijwe ni nako n'ubundi never say never bo bakomereje mayo jaune Zeraya Mugisha bose barasigaye Abanyaritrea nabwiraga ko kayishema uyu mwaka nubwo tubaze mu kuzamuka ari ibintu bigoye bari kumwe na mayo jaune ariko nanone imbere yabo hari irindi tsinda wari Mugisha Moise ndetse na Enoch mu bandi basigaye rero bazamukaye na groupe ya mayo jaune harimo Rosari 93 ejo ko witwaje ko Enoch ari gukina mayo jaune n'ubu ari gukina mayo jaune Enoch narinzi ntabwo ari we nzi si wowe uyu munsi nanamaze kumubona noneho byarangiye urajya he ngabo rero Zeraya naho Muzeraya azamukanye Enoch mu bazamutse kandi harimo nimero abanyeritrea bane muri abanyeritrea batatu bazamukanye no Mugisha Moise ikipe ya Benisiyo akaba ari gufunga iyi groupe dufite ku isoko babiri basigaye bo bamanutse bajya gushaka icyayi cya Pfunda nyuma y'icyayi cya Pfunda bamunuke baza gupfundikira stage ya kane ya Tour du Rwanda 2026 nibyo rero kuko ni etape yahagurutse mu karere ka Karongi kabigiye gusorezwa mu karere ka Rubavu iwabo w'ibyiza ndetse n'ubukerarugendo ubu rero umusozi wa kane Leclerc arawutwaye ahangaha rero Leclerc rwose arawutwaye kandi saracyago hagati yanze kubivamo yabaye ubu rwabaye ngaho rero dufite groupe mayo jaune abangaba nabo bagenda begera kugira ngo basoze bafate umuhanda Mugisha Moise ari ukwiye gukura Moise gusubizaho Moise niba gusige kuko baguse byabaye kujya gutambika mayo jaune yacometse abanyaritera babiri Zeraya ndetse na Enoch aba basigaye mbabwira ko imbere hagiye abandi bantu benshi gusa inyuma y'abangaba peloto nayo yose muri kilometero 3 yatatanye nguwa rero Leclerc ndetse na Clécy Mortis abangaba rero baje gushaka etape ya kane ya Tour du Rwanda wari Mugisha Moise abaramwi ahangaha nta muntu uvugana n'undi buri muntu arimenya ngaba rero mwabonye ko twamaze kwegera ku cyayi cya Pfunda bivuze ko abakinnyi bagiye gufata ku muhanda uva i Kigali iri ni process ya nyuma abantu bibuke ko ubu tugeze mu birometero 15 bya nyuma kuko ya ntego ya nyuma ari mu kilometero cya 16 bagiye bamaze kuronka bitatu kilometero 10 za nyuma tugiye gutambika nta hantu hazamuka namwe yasigayemo ubu rero bagiye gutambika ubundi bahita bamanuka binjira mu karere ka Rubavu ahaza gusorezwa icyo cyakiro cya Pfunda byarangiye kandi urabizi ko bakivuyeho bahita bamanuka no gucuncumuka bakazamuka gato hano ku bitaro bagahita batambika binjira aho etape iza gusorezwa iyo rero ahangaha tugeze ku ruhande rwanyu muri konera modoka iriho niho hari Pfunda Tea Factory Limited ubona ko ariko ababiri bagiye rwose n'aba baceze groupe ntabwo iri hafi yabo ahangaha rero ni groupe mayo jaune ni groupe mayo jaune dufite dutegereje kurana Mugisha Moise aza gusubizamo abanyayitere mu Kenya ko bazamuye mayo jaune aba ni Zeraya naho ndetse na Enoch Mobran bamanutse bajya gushaka icyayi cya Pfunda kugira ngo bajye kureba niba byakunda aba bahungu barimo barazamuka berekeza ku muhanda uva i Kigali ujya mu karere ka Rubavu ubundi bamanuka bajya gushaka intsinzi reka dushimire cyane umudage uhariya i Berlin Keleci kubera ko byose biye mu biganza bye ntabwo yigeze atuma bagenda gake niyo ufashe umwanzuro wo reka tugende kubera ko arashaka mayo jaune kuko kugeza umwanya mwabonye mayo jaune we yamaze kwitakaza atanze ikamba kirihumeka
nibyo rero aba ni n'ubundi abasore babiri bakomeje gufashanya ndetse no kurwana nuko bagera hano ahagiye gusorezwa etape ya kane ya Tour du Rwanda. Ibirometero 10 bya nyuma ni De Klerk ndetse na Kletchi nibo bari guhatana, babiri bakomoka mu gihugu cy'Ububirigi ariko badakina ama ekipe amwe kuko De Klerk akinira Sudal Quick Step mu gihe mugenzi we Kletchi Maltese wakinira NSN. kilometero 10 za nyuma, kilometero 10 za nyuma ziramanuka, kilometero 10 za nyuma tugiye kureba ninde mwiza. Twabonye Abasuwisi, nabonye Simopero amanuka ahangaha, Ndayisenga Valens nyuma Jean Bosco bakurya ambwira ati ugiye turamusanga imbere. Uyu Musuwisi ari mubi cyane yatwaye etape ya Rubavu mu mwaka wa 2017. Ku munsi w'ejo ikipe ya NSN bishoboke ko bicaye bakaganira ubwabo bakiganiriza bagasanga uburyo bakinyemo ku munsi w'ejo atari ko bagombaga batwara gukina. etape y'umunsi batwara ninde ku munsi w'ejo? Kuko ejo ni yabo. Yabo irabasa rwose. Mu gisamo yize ashaka gusubizamo kubera ko yari muri groupe Mayo Jaune. Dufite babiri beza bari imbere. Ngabo ni Kletchi arimo arahindukira areba mu maguru ye kugira ngo areko yabona umuntu uhinguka. Ntawe uhari. Mugiye kwa Mukasebeya ubundi manuke mu karere ka Rubavu. Agiye gusorezwa iyi etape. Kilometero 6. Kilometero 6 gusoze isiganwa ry'umunsi. Ese iyi etape iraguma mu Bubirigi ariko barishaka amaho igomba kwerekeza. Ngabo rero bamaze kugera ku ruganda, uruganda rukora icyayi rwa Pfunda. Uruganda rukora icyayi rwa Pfunda akaba bakirizwa imirindi y'ingoma rero bavuga bati bamaze gukata rero. Ngabo abahungu babiri rero bamaze gufata umuhanda w'ikiza mu karere ka Rubavu, baje muri uno mujyi, baje gushaka intego, baje gushaka intsinzi. Bose n'ubwa mbere bari gushaka etape ya Tour du Rwanda. Nababwiye ko nta muntu ugeze utwara etape ya Tour du Rwanda mu karere ka Rubavu ngo ayisubize. Ntabwo byakushobotse rero kuri kudusi kuba yakurikira bano babiri, bivuze ko menyeka ngo kuri Tour du Rwanda Rubavu iraziritse. Tour du Rwanda kubera ko nta muntu uratwara etape ngo bongera atwara iya kabiri. Mu nshuro 14 nta mukinnyi wari watwara etape muri Tour du Rwanda inshuro ebyiri ikurikiranya. Uwo rero ni Maltese Kletchi ukomoka mu gihugu cy'Ubudage uri imbere, umusore w'imyaka 23 wavutse mu mwaka wa 2002, ufite indeshyo ya metero na santimetero 83, mu gihe kandi ari kumwe na De Klerk ufite imyaka 20 akaba ari Umubirigi. Aba bombi rero kimwe mu byo bahuriyeho nuko ari abakinnyi bazi kuzamuka, ariko cyane cyane akaba ari umwihariko wa Maltese Kletchi. Uburyo bwiza Kletchi yahisemo gufata igare rye ni gukura amaboko kuri ku mahembe ubundi akaryamaho, biraza kumufasha kwinjira mu muyaga kubera ko byanze bikunze aho tugeze hari umuyaga ugomba kuzamuka mu kiyaga cya Kivu ugaruka ku butaka bw'u Rwanda. Bityo rero niyo mpamvu agomba guhitamo, bose bagomba guca bugufi kugira ngo babashe guhangana n'umuyaga. Ngiki kintu cya mbere bakoze hano mbwira agaruka, bari kumwe ari 16 barabataka, ahubwo dore abo ngabo icyo bari gukora. Iyi groupe Mayo Jaune irimo Enoke, abangaba bo rwose bahisemo kuva mu gishyamba izafasha umwanzuro wo gukurira ino groupe kuko nabo bamaze kwerekeza Funda. Mu byumve neza yuko ibyakomeye ngo komiseri kubwira abantu bose bari imbere y'abahungu mugende kubera ko abasiganwa bagiye kumanuka bajya ku kiyaga cya Kivu, bajya kureba abantu bategereje hano ku murongo bababwira bati ibyo mwadutumye kuva i Karongi tubigeze mu karere ka Rubavu. De Klerk afata Lore ahitamo gukurura, mubona ko Kletchi arimo araruhura amaguru kugira ngo mukanya nawe abikore. Iyi groupe Mayo Jaune ndetse na Mugisha Moise nabo bagera uruganda rw'icyayi rwa Pfunda kugira ngo batangire kumanuka berekeza hano mu karere ka Rubavu. Gusa imbere yabo mu byumve neza harimo abakinnyi benshi, hari breakaway mwibuka neza yagiye isigaramo, abakinnyi bagiye basigaramo hagati yabo kuko namubyibuka neza mu kanya uko batwara ku musozi wa Rambo ari babiri na Curtis yararo hafi. Bivuze ko turaza kubona rero iki rero riko gahangaha tugiye kubona kurwanira etape isiganwa rya mbere ndetse tunabone isiganwa rya kabiri ry'iki rya Mayo Jaune. Ngabo babiri rero Kletchi ndetse na De Klerk, ababirigi bombi bafashe umwanzuro barimo barakina neza cyane, barimo baraganira mu rurimi rwabo mu gihugu cy'Ububirigi bakumvikana ko bagomba gukorana kubera ko i Bruxelles barabategereje, i Liège barabategereje. Nibyo rero ibirometero bya nyuma kugira ngo dusoze ubu hagiyemo umunota n'amasegonda 40 hagati y'abasore babiri bari gushaka etape ndetse na Curtis. Ururimi rwa Tour urumva Curtis harimo amasegonda 40. Ni muzima cyane, reba uburyo ahita umugongo none wavugaga indege arimo arabaye. Reba uburyo kwinjira mu muyaga. Inyoni
ng'abasore babiri rero reka tuvuge ngo ngizi intwari za Rubavu kubera ko binjiye muri Rubavu ku cumi na batandatu bafata icyemezo cy'uko bagomba kugenda uwabo yego kugenda uwabareyo yego kugenda uwabareyo wambabariye nk'urwo rugendo ruzanye uti i Rubavu kilometero 5 za nyuma kuri abasore rero kilometero 5 kuri Kreti ndetse na De Klerk ni ababirigi babiri bakina mu makipe abiri atandukanye muri NS ndetse n'ikipe yakwe ngicyo cya kimodoka nababwiraga ko cyatumye imodoka zari zibari imbere zose bazikuraho harimo n'iyi moto muri kureba igahitamo kubaturukira kubera ko ahangaha moto igenda ku igare barigenda kurusha moto bamanutse rero berekeza mu karere ka Rubavu bagiye gufata akantu gatambika gatoya akantu k'akazamuko gato bahita bamanuka ku kiyaga cya Kivu n'ahangaha mugiye kwita mu bwo bagiye kumanuka ahangaha bakati korosi rikomeye cyane riri hano imbere ubundi berekeza ku kiyaga cya Kivu imodoka yonyine yemerewe gusigara imbere nibyo rero yakaba ari mayo jaune Jageni umunota amasegonda 20 shagiye ku aje yamaze gutanga mayo jaune ngi ibirometero 5 afite amasegonda 7 ari gusiga kugeza ubu ari gusiga Kreti yamaze gusinya amasegonda 7 kadance nzajya kuri no babiri 2006 yagurukiye mu karere ka Karongi kabigiye gusoreza mu nababwira cyo umukinnyi ubuze kwambara umwenda nidutanga breakaway kurusha abandi ni igomba guhabwa irahabwa Kreti kuko igihe kinini bakimaze imbere ari imbere ngabo rero groupe mayo jaune nayo ikaba iri kumanuka irimo umusore ikipe ya Quick Step dosari 52 Cisneros Diaz Doreon Jose Said ngabo rero babiri bamanutse umusore wa Lefebvre Patrick Lefebvre akaba ari ikipe ya Quick Step ibirometero 3 kugira ngo etape y'uyu munsi isozwe ikipe ya Quick Step rero ni ikipe yashinzwe n'umugabo w'umubirigi witwa Patrick Lefebvre wavutse muri 1955 uyu mugabo afite peloton ku isi aravuga niwe nkuko nakugeranya na Florentino Perez ngaho rero baturikije ipurizo muri groupe mayo jaune kubera ko igihe cyo gutangira gutekereza ibindi birenze ibyo barimo kirageze turi muri bo bari muri kilometero 5 za nyuma mu gihe cyo rero abandi bo bamaze kwinjira muri kilometero 5 za nyuma harakorwa ikirero kuri peloton ese bahisemo kurekera breakaway kwigaragaza reka turebe rero ngabo rero manuka ikizano mu karere ka Rubavu kuri groupe scolaire Rubavu yego kilometero zingahe kilometero 3 za nyuma kugira ngo ariko abawumve ko bari gucesinga ntago aba nabaje gutsinda nibyo Mugisha Moise we ari kumwe na groupe mayo jaune ariko bandekeza neza ku kiyaga cya Kivu bagiye gukata berekeza no mu mujyi wa Rubavu reka mbabwiye ko tugiye kuri abakinnyi babiri bahatanira igare tugiye kubona sprint ikizamuka barahita bakata no ku bitaro bya Rubavu ngibyo rero bagiye gukata rero hano urabona indabo baberetse darapo jaune yaberetse kugira ahangaha bazamutse bageza no ku bitaro bya Rubavu bari muri kilometero 1-2 za nyuma ngabo rero akaba turebe ese De Klerk araza gushyiraho De Klerk arashaka gusubizaho bamaze gukata ngaho bakase bwa nyuma hasigaye korosi rimwe cyane hasigaye dernier virage kugira ngo bajye hano ku murongo ngabo abakinnyi babiri rero ni Kriti se arahitamo kumuha etape kuko muhaye mayo jaune reka turebe cyangwa se bose bagiye kuhatana ngabo rero De Klerk ahitamo gukora sprint Derek bamaze kumuha amuhisemo kumuha etape agasigarana mayo jaune cyangwa se Kriti ashaka kubaza ikiri inyuma reka turebe rero De Klerk ahitamo gukurura reka jyewe ngerageza ukuntu ashaka umwanya wa kabiri kuko ngira yamuhaye Kriti yamaze kwa n'ababiri babyuka bamubwira ati reka dukurane bamaze gukata rero De Kriti aha etape rero De Klerk amubwira ati umpaye mayo jaune bakora sprint ya nyuma reka turebe anazi no gukora sprint Kriti niyo bita fair play mu mukino w'amagare De Klerk atwara etape De Klerk yegura amaboko amuha etape amubwira ati umpaye etape umpaye mayo jaune yitwa Mathis De Klerk ni umusore wavutse ku itariki ya 23 ukwezi kwa mbere umwaka wa 2006
uyu ni umubirigi witabiriye ku nshuro ya mbere Tour du Rwanda, akaba yegukanye etape ya Tour du Rwanda ya kane, yahagurutse mu karere ka Karongi ikaba isorejwe mu karere ka Rubavu, kilometero 127 ndetse na metero 200. Uyu niwe wegukanye etape ya kane ya Tour du Rwanda. Thank you Belgium. Tour du Rwanda 2026 live kuri televiziyo Rwanda, hafi yawe, gahunda niye Kayishema. Mawi umubirigi wa mbere, umubirigi wa kabiri, umubirigi wa gatatu Kayitesi araje. Reka mbabwire ku kiyaga cya Kivu ababirigi baragifashe bagishyira mu biganza byabo, nikoga babaye beza cyane. Kayitesi abaye wa gatatu, Kayitesi abaye wa gatatu, mu gihe cyo rero Kreti abaye